Ni Arike wanyu nanone mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe utuntu dushyashya tugenda tuza kuri WhatsApp. Hari ukuntu wohereza message ikagenda yanditse nabi ukaba wayeditinga. Hari n'ukundi uba uri admin wa groupe ugakenera ko umuntu winjiye muri iyo groupe ugomba kuba wamuhaye access. Gusa hano usangaha message wanditse nabi iyo irenze iminota 15 ntabwo ushobora kuba wayeditinga nk'uko twari tubivuze, ariko itararenga iyo minota 15 ukayandika ikagenda yanditse nabi, icyo gihe kuyeditinga birakunda. Tuvuge nk'urugero, reka nandikire umuntu, ngiye kumwandikira waramutse neza, waramutse neza, ndibeshye nanditse waramutse neza, urabona ko nanditse nabi. Reka nze iyi message noneho ngire gutya nyeditinge, ni ukuyiholdinga ukaza ku tudomo dutatu turi mu nguni ahagana iburyo ugahitamo edit. Wamara guhitamo edit ugasiba ukandika neza uko wagomba kwandika, waramutse neza, ukemeza rero ko byarangiye. Waramutse neza, hagahita haza handitseho ngo edited, nawe ahita abibona ko yabaye edited. Ntabwo bikiri ngombwa ko usiba message ngo nuko ngo wawanditse nabi cyangwa se ngo wongere wandike, keretse igihe cyonyine warengeje iminota 15 nk'uko twatangiye tubivuga. Noneho ku bijyanye no kuba uri admin wa groupe, tuze muri groupe ya YouTube Tech Supporters, uyinjiramo noneho ugakomeza, umara kuyinjiramo ugakirikaho ahagana hejuru noneho igafunguka gutya. Imaze gufunguka, icyo ukora uza ku tudomo dutatu nk'ibisanzwe, ukaza kuri groupe permission. Umaze kwemeza groupe permission, uramanuka harahanditse edit group setting, send message, add members, then admin can. Kuri admin can hari approve a new member. Iyo utaninze on this approve a new member, biba bivuze ko umumemba uzajoininga iyi group bizasaba ko umuha permission. When turned on, admin must approve anyone who want to join the group. Then no need ko turajya twaprove, ariko nuko bimeze gutya bigenda. Noneho ubwo ndumva amakuru y'uyu munsi kuri WhatsApp ararangiye, ariko nanone twavuga ku kandi kantu gato ko kuba noneho iyi group tudashaka ko umuntu uzafata telefone yanjye azayinjirira uko yiboneye. Hari ahantu handitse ngo chat lock. Hano handitse chat lock, urahafungura ukirika gutya, noneho ugahita uhitamo niba ari igikumwe urajya ukoresha cyangwa se ari isura. Ntabwo tugiye kubikora, ariko hano dushyiramo igikumwe cyawe bikaba birabaye. Ahangaha iyo ubikoze gutyo, umuntu yagiye gusoma nka message zawe bimusaba kwinjira muri locked chat. Nk'urugero iyi locked chat ashyiraho gutya
ya fingerprint locked chat igafunguka, hasigaye ugacata n'uwo ugomba gucata nawe. Mwakoze cyane kubana nanjye muri iyi video, tuzasubire muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro. Ciao ciao. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba uri mushyashya, like and share. Nawe usanzwe unkurikira, kora share kugira ngo dukomeze dutere imbere, ari Tubetech ikomeze izamuke, ahasigaye nanjye ngume ngire motivation zo gukomeza kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, kandi ntekereza ko muri ibyo byinshi hari ibyo uba ukeneyemo nawe, wowe uri kundeba aka kanya, hari ibyo uba ukeneye biba ari ingenzi kuri wowe. Ciao ciao, I love you so much.